Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana kuba yongeye kunshoboza uyu munsi. Ndi Evangeliste Louise Niyonzima Graham. Nimba ari ubwa mbere kureba video zanjye, ntibibagirwe kugira subscribe cyangwa ukanda agakengeri kugira amavideo azahora asohoka akugereho. Hanyuma namwe dusangire ijambo, mumbabarire nari maze igihe mbuzeho, ariko mujye muguma mu nsengere kugira Imana inshoboze nibura rimwe mu cyumweru tujye dushobora kugira icyo dusangira. Hanyuma rero icyo nifuje gusangira namwe no munsi ni ikibazo najyaga nibaza, ariko iyo wibaza ikibazo kenshi hari n'abandi bajya bakibaza. Kiravuga ngo ese utwaha duto nko kubesha byaba ari ibyaha? Turumva icyo Bibiliya itubwira. Ariko mbere reka dusenge, ariko mwihuta murebe mu gitabo cy'indirimbo mu gucungurwa, indirimbo ya 93, kugira ngo dufatanye. Data mwiza ugira neza, reka mushime kuri aka kanya k'igiciro papa, reka mushime presence yawe, reka mushime ko nabonye ukora mu muryango wanjye, mu bagenzi banjye, mu gihugu cyanjye, reka mushime ko nabonye ukora ku isi yose. Tumaze igihe turi mu bihe bikomeye, ariko ukuboko kwawe kuragaragara, kandi guca mu bikomeye ubushaka kudukomeza papa, guca mu bikomeye ubushaka kudukura hamwe tugeza ku ahandi, nubwo umuhabwa icyubahiro. Ndasaba amaraso ya Yesu Kristo kugira anyoze ankureho ibyaha, kandi umpe Mwuka Wera bane nanjye muri aka kanya, yongera bane n'umuntu wese uri bwumve iri jambo, kandi ndirukanye ikintu cyose Satani ashobora gutega mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero ni 93. Singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi, njye nkwiza ibyawe nishimye, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nshime nsenge nezerwe, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha. Ndagusingiza Yesu wanyogeje ibyaha, ndagusingiza Yesu wampinduye undi muntu, ndagusingiza Yesu wangize umwana kwa papa, ndagusingiza Yesu wampinduriye izina, ndagusingiza Yesu kuko wankoreye byinshi ntashobora kubara. Singizwa Yesu. Hanyuma nkuko nababwiye, turaganira ku kibazo twibaza ngo ese utwaha duto nko kubesha byaba ari ibyaha? Reka mbanze nkubwire ntarakomeza, ni ibyaha mu bindi. Nta cyaha kiba gito mu kindi kibe kinini, byose ni ibyaha, kandi Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba ku byaha byose, bitavuze ngo binini ngo cyangwa gato, ibyaha byose. Rero mbere yuko njya mu byanditswe, reka mbabwire témoignage ntoya nkuko njya mbikora imbere cyangwa inyuma. Nkuko nababwiye, navukiye mu muryango w'abakristu abemera Imana
ku buryo kubesha cyari kirazira. Twebwe nabo tuvukana twigishijwe kutabesha. Kuri rero ku ruhande rwanjye nageragezaga kubesha, naho habaga utundenga ariko narwanaga ntuvamo. Hanyuma rero aho nize primaire hari ibiti by'imyembe. Abana hageze gukina abana baragendaga bagaca imyembe, ariko numvaga agiye ntayica kuko numvaga ko ari no kwiba, kandi sinari nzi nyiri imyembe, ubanza yari iy'amashuri, cyangwa se nkibaza ko ari no kubesha. Hanyuma urumva uko byari bikomeye, ariko ngeze mu bigero nk'uze ndavuga nti ibi bintu birakabije, ni exagere, ni iby'abantu bakuze, ni iby'abakera, ni iby'abantu bakuze mbese. Nk'uko nanjye ubu iyo mbwiye umwana ikintu, umukobwa wanjye avuga ngo mama ibyo ni ibya kera, ni ibyanyu murakuze. Nanjye rero nageze igihe mbifata gutyo. Hanyuma rero aho hantu nabaga mu Buholande, nashatse kujya ahantu kure ntafite carte ya train ya bus, ni nka Tap and Go ya hano mu Rwanda, ariko aho bitandukaniye ifite ifoto, ifite n'imyirondoro, ku buryo iyo ugize amahirwe make bakagufata baguca amande. Ariko twebwe rero twavugaga ngo abirabura bose barasa, ngo ntabwo badufata, kuko kenshi ntibadufata nk'uko natwe twibaza ko abazungu benshi basa, ariko siko bimeze. Hanyuma rero ubwo nahitiye inshuti yanjye twasenganaga, yimpana umutima mwiza, ariko aravuga ngo umenye ko ari icyaha. Bene data, numvise se nyisubize nyigumane, numva birandenze, ariko ibyo bintu byambereye ikidodo. Bene data yambwirizanyije urukundo, ntabwo yarinyimye, yarayimpaye. Arangije ambwira ako kantu, ni ukuri ufite umutima wo kumva n'amatwi yo kumva Kristo ashobora kumva ikintu kimukomanga. Rero kubwiriza buri mu bwoko bwinshi. Nanjye rero nahise mvuga byabaye ubwa nyuma mutiriyo carte no kwitira n'abandi, hari n'abandi nakayitiye, ariko nari yiyemeje ngiye gushaka iyanjye. Ntariko jye icyo nzakora, nta n'uwo nzayitiza, kuko ntawe nshaka kwigisha kwiba. Urumva jyewe ko byakabije, ariko ndashima Imana ko nahise mbireka, kandi nanjye nayibimaga ntabibabwira nabi, ariko navugaga ntabwo nshaka kubigisha kwiba. Urumva rero aho Imana yaramfashije. Reka twihute, nawe hari uburyo Imana yagufashijemo mu nzira itandukanye. Nawe undeba nimba ugifite utwo tugeso two kubesha cyangwa se utundi dutandukanye, Yesu arashoboye kutugukiza. Reka rero twihute tujye mu Banyefeso igice cya 4 umurongo wa 20 kugera kuri 24. Haravuga ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, ariko mwebweho ntabwo mwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Kristo, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka basha mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu musha waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Ariko mwebweho, wowe nanjye, uko twize Yesu Kristo, ntago ari kuvuga ngo tuzaguma tukiri muri bya bindi, wa muntu wacu uhenebereye, tukijanditse muri bya byaha, tukiri muri za ngeso zacu, tukiri ba bandi bavuga ngo jyewe se nguranzi, nguyimbona kera se, nguyimbona ngo jyewe ngo nari kukwereka, nari kugutuka, nashiraga isoni, nari umusambanyi, nari umusinzi, nari umunywi w'itabi, ibyo byose, nari umujura. Ibyo byose twarabirenganye. Umuntu wa kera yatuvuyemo, haza umuntu mushasha. Ntitukemerera ko wa muntu aza kudushuka. Bene data, wa muntu ni wa muntu wa kera. Hari igihe atwongorera ati burya bya bintu byari sawa, byari byoroshye, ubeshe mbese waba wirwanyeho, waba ufashije uriya muntu. Hari byinshi twabeshe, Imana itubabarire.
ndasaba imana cyane, hari byinshi nabeshe, ibimbabarire, sinabivuga izina, ariko hari ibyo nabeshe n'ubu bikinkurikirana, ariko ntibikindiho kubera nabisabye imbabazi, ariko iyo mbyibutse numva ikidodo muri jyewe, ariko ndabizi ko imana yambabariye. Hanyuma reka dukomeze mu kigabane cya 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 5 mu Banyefeso. Haravuga ngo nuko mwigana imana nk'abana bakundwa, nk'abana bagira gute, bakundwa. Bene data, turi abana bakundwa kwa papa. Haleluya. Kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Yaratwitangiye atubera ibihumura neza, bya bindi bihunuka byaragiye bene data. Umurongo wa 3, ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Ntibikavuge muri mwe, murabera, ntabwo mukwiriye kuvugwamo ibyo. Reka nkomeze. Umurongo wa 4, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashengo mabi. Amashengo mabi bene data, iyo tuvuga inkuru hari ukuntu dushiramo akunyu, agasukari, agapiripiri kugira za nkuru tuziryoshye, ariko tukibagirwa ko turangije kubesha, tukibagirwa ko turangije kubabaza Imana yacu. Imana ntabwo ibikunda. Umurongo wa 5, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo Imana. Murumva bene data ko ugifite ibyo bigeso byose muvuze, ubusambanyi, ubujura, byose murabizi namwe mwenyine, ibyo byose ukibifite ntacyo azaragwa. None se twaba turimo turavunikira ubusa tutazagira icyo turagwa? Iyo uri umwana ukunzwe kwa papa, urugero iwanyu ukunzwe, uba uzi ko hari icyo uzaragwa. Rero mu gihe urakundwa kuko uba werekanye ingeso nziza. Hanyuma reka nkomeze muri Yohana wa mbere ikigabane cya 3 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Kandi mba nihuta, ariko nzabyandika hasi kugira abashaka gusoma bongere basubiremo bisomera. Haravuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we. Urabyumva? Mu imbuto y'Imana iguma muri we. Bivuze ko je nawe dufite imbuto y'Imana, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Murabyumva bene data? Iryo niryo tandukaniro. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Umuntu wese udakiranuka n'ugugira ikintu, gukiranuka bya bigeso byacu bya kera, uduto n'utunini, ibyo byaha byose kamere, gukiranuka. Hanyuma ugakunda mwene so ni uwo muvukana kubw'amaraso, kubw'umwuka, inshuti yawe. Umuntu wese mukunde kuko afite ya mbuto y'Imana. Haleluya. Hanyuma dukomeze umurongo wa nyuma mu Baroma 6 umurongo wa 23. Haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ngo ni urupfu. Reka nsubiremo, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Bene data, hari icyo mwumvise bavuga ngo ibihembo by'utwaha duto, by'ibyaha binini? Oya, ni ibyaha byose muri rusange. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Amaraso Yesu yatumenekeye yose yayameneye ibyaha bito n'ibyaha binini. Kandi ngo
ngo ubugingo buhoraho ngo buri muri Kristo umwami wacu. Reka nkubwire ko hakiri ibyiringiro, hakiri kwizera. Wowe ukibesha nk'uko nabeshaga, wowe ugifite utugeso tukikuboshe, reka nkubwire ko biracyashoboka, kuko Yesu Kristo yafashe byose, yafashe ibyaha byacu, byawe nanjye n'iby'isi yose, arabifata abimenera amaraso. Kuko rero nicyo gituma icyaha kitakidufiteho imbaraga. Bene data, icyaha ntago gikwiye kuba kuri twebwe, kuko turi abana b'Imana. Kubumvise by'ukuri Yesu Kristo ntago bakibarirwa mu byaha. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero mbabwire, iyo ukora icyaha bituma utarasa ku ntego, nako gato bituma utarasa ku ntego. Rero biranababaje kureka kurasa ku ntego kubera akantu gato. Rero ibyaha byose ni ibyaha, bene data, uko uvuye mu cyaha kivemo wese. Hanyuma iyo dukoze icyaha, si uwo tuba tugikoreye cyangwa ingaruka y'icyaha, ahubwo tuba tugikoreye Imana, ububabaje Imana, ubutokoye Imana, bene data. Kuko Imana hari ijambo ryatubwiye ngo muri twebwe harimo imbuto y'Imana, muri mwene so harimo imbuto y'Imana. Kandi iyo ukunze umuntu ntabwo wifuza kumukorera icyaha, kuko icyaha kirababaza, kibabaza Imana, kibabaza umuntu, nawe ubwawe kirakubabaza. Hanyuma rero icyaha gituma dutandukana n'Imana. Nimba wari wegereye Imana, kigenda kigutandukanya nako gato, kagakura ibyaha byose rero birangana, kuko buri cyaha cyaba ikinini urakiyumvira, urakigambirira, mbese ukakiyumvira, ukakivuga, hanyuma ukagishira mu bikorwa. Urumva byose biba bibaye ibyaha. Hanyuma rero bene data, ndabashimira kuba mwankurikiranye, ariko mbere yuko ndangiza reka mbabwire ko inkuru nziza ari uko Yesu Kristo yatwitangiye agafata ibyo byaha byose, igihano cy'urupfu akagikuraho kubwo kuducungura ku musaraba, kugira tuzabone ubuzima bw'iteka ryose. Ariko ibyo byose kugira bitugereho tugomba kubiharanira. Icyo dukora, twakira Yesu Kristo nk'umukiza. Rero wowe unyumva utarakira Yesu nk'umukiza, igihe ni iki. Vuga amagambo make gusa uti: Yesu Kristo, ngwino muri jyewe, unyoze ibyaha byanjye byose, umbabarire kandi umpindure musha. Hanyuma nubona amahirwe wo kubona umukozi w'Imana uwo ari we wese, uzamwegere akwigishe byinshi kurushaho. Hanyuma rero reka mbisabire bene data, nukuri dufashanye muri uyu murimo. Umurimo si uwanjye, si uwa pasiteri, si uwa evangeliste gusa, si uwa padiri, si uwa masera, si uwa shehe gusa. Nukuri umurimo w'Imana ni uwacu twese. Rero ndashiraho WhatsApp munsi, nujya ushaka wifuza teme cyangwa sije nakwigishaho, ujye unyandikira kuri WhatsApp, bizamfasha cyane. Bizamfasha, hanyuma mbisengere, nshake n'ijambo. Hanyuma ikindi, nimba wifuza amasengesho, ijambo riratubwira ngo twikoranirane imitwaro. Iyo abantu bansabye kubafasha amasengesho, mbivuga ngo ni ikiraka. Biranshimisha kuko nanjye bimfasha kwegera Imana. Rero nanjye ndabasaba amasengesho cyane, kuko uyu murimo ntabwo woroshe, nukuri ubamo ibigusha, kandi nanjye ngira intege nke. Ariko amasengesho yanyu niyazamfasha. Hanyuma ndabasaba musangize abandi benshi bashoboka, kuko nuko gusangiza ni uburyo bwo gutera imbuto. Murakoze, mugume mugubwe neza mu Mwami Yesu. Hanyuma shalom.